umva uko byagenze. Yarwaye igicuri yikubita hasi nako abarapfuye. Kumushyingura byabaye umunsi wakurikiye. Gusa undi mukobwa mwene nyina yahageze atinze asaba nibura ko yamubona bwa nyuma. Nibwo bacukuye imva bwa nyuma na nyuma ngo amusezereho. Dore uko bacukura. Bagifungura isanduku umurambo warahagurutse. Dore ukuntu basekera. Byari ibintu biteye ubwoba ku buryo n'abari aho bamwe ahubwo basakuje cyane, ahubwo bo bagwa mu mva cyangwa se mu gituro yari avanwemo. Umuryango we wose warirukanse bibwira ko ari umuzimu. Ntibyatinze bahise bamenye ko umuganga yari yibeshye ko umukobwa bari bamuhambye ahubwo ari muzima. Nibyo bari bibeshye ku rupfu rwe kuko yavuye mu mva arongera abahinda imyaka 47 nyuma y'ibyo mbere yuko yongeye gupfa bya nyabyo. Iyi nkuru itangaje gutya niyo ituzana ku nyigo y'umunsi. Kubera iki ugomba kureba iki kiganiro? Tujye kumenya byinshi cyangwa se kumenya ngo kwa muganga bagendera kuki ngo babashe kwemeza ko umuntu yapfuye. Ni ibiki uzabura, ni ibiki uzabwirwa, ni ibiki uzagenderaho ngo wemere koko ibyo wabwiwe igihe wabuze uwawe wapfuye ko ari byo koko yapfuye. Ni ibiki uzagenderaho? Nitwa Samuel Mugisha. Menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo ni intego y'ibiganiro tukugezaho hano. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe none aha niba utarayikora. Ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza. Ni nuko nguko mbahaye ikaze. Ni ibiki bibera mu isi? Ngibi bintu amakuru uzagenderaho igihe cyose wabwiwe na muganga ko uwawe yapfuye, hanyuma nawe ukabona kubyemera. Bitari ibyo uzashyingura uwawe ari muzima. Kwa muganga kwemeza urupfu bisaba kwemezanya amakuru ubushishozi bufatika cyangwa se bukomeye. Bareba guhagarara kw'ingingo zimwe na zimwe z'ingenzi z'umubiri. Dore bimwe mu bintu bareba: ukubura no guhagarara k'umuvuduko w'amaraso. Nk'urugero, bareba niba umutsi w'amaraso wahagana ku ijosi ku muhogo nukoraho nawe urawumva nahagana ku muhogo. Bumviriza ugutambuka kw'amaraso muri uyu mutsi mu gihe runaka. Nibura baba bagomba kumviriza amaraso mu gihe cy'umunota umwe bakumva niba atera. Ikintu cya kabiri bareba ni ijwi ry'umutima. Nko gutera kwawo ni urugero. Bakoresha igikoresho cyitwa stethoscope. Uzakibona kwa muganga bacyambaye mu gikanu. Baba bagomba kumviriza nibura mu gihe cy'umunota cyangwa se urenga babura ijwi ry'umutima. Ubwo bikaba byabaye. Ni nuko bigenda ku majwi y'ibihaha cyangwa se guhumeka. Bumviriza ibihaha bakitegereza bihagije ahagana mu gatuza ngo barebe ko uhumeka na gake. Bareba icyitwa papillary reflexes. Bareba niba imboni y'ijisho isa nihamye, yagutse cyangwa se itari kugenda ihindagurika. Mbega n'uburyo ijisho ryitwara igihe rimuritswemo ikintu nk'urumuri. Kumwe bakumurika itoroshi mu maso nakameze nk'itoroshi kwa muganga. Uretse ibyo baba bagomba kureba ibindi bimenyetso by'ubuzima. Bareba niba umubiri wawe ucyumva uburibwe, nko gukanda ku mwakuru ujyana amakuru uri hejuru y'ijisho. Bakoresha icyitwa EKG system n'imashini bipima ikigero umutima uteraho. Bareba icyitwa systole, ni umurongo uburambuye nta kuzamuka cyangwa se kumanuka. Iyi mashini benshi murayizi. Ubusanzwe umutima utera cyangwa se ugaragaza ibimenyetso bigenda bimanuka bizamuka iyo umuntu yatakaje ubushobozi bwo gukora ku bwonko. Nabyo ni ikintu ngenderwaho. Gusa rimwe na rimwe ntabwo bigenda uko babitekerezaga cyangwa se uko babitekereje. Abantu bamwe babashyingura ari bazima. Ntabwo bihita bituma wibaza niba nta bantu bawe cyangwa se biwanyu waba waramanuye mu mva ari bazima. Ko kwa muganga bakora byose ngo barebe ko umuntu yavuye mu mubiri, bigenda gute ngo bashyingure umuntu ari muzima? Dore uko bigenda. Kugira tubyumve neza birasaba ko twifashisha inkuru twatangiriyeho. Nk'urugero uko byaba byaragenze, reka tuvuge ko tutuye mu mujyi umwe utuje cyane. Hatuye umugore, uwo mugore akayitwa Jeanne. Jeanne arwara igicuri rimwe na rimwe. Gusa umunsi umwe igicuri kiramufashe ku buryo umuryango we umurebye kimugaragura hasi, ubundi abagumye aryamye hasi ubutanyeganyega ku buryo batekereje ko yapfuye. Bageze kwa muganga. Umuganga mu kwihuta gukomeye yemeje aya makuru ko Jeanne yaba yapfuye rwose byarangiye. Umuryango wa Jeanne byihuse bateguye gahunda yo kumusezera cyangwa se kumushyingura. Murumuna wa Jeanne yitwa Sara. Baravukana,
yababajwe cyane n'inkuru umuryango we wakiriye urupfu. Nuko bageze aho bashyingura, Sara ntabwo arabyakira ku buryo bimusabye gusaba ko mbere y'uko bafunga isanduku apfukama impande yayo, ku buryo amarira ye yariraga yari ari kumanuka yikubita mu maso ya Jane, mwene nyina wapfuye. Nibwo Sara, murumuna wa Jane wapfuye, yasabye umuyobozi w'umuhango ko nibura yasezera kuri murumuna we bwa nyuma bamaze kumugeza mu mva hasi. Mu kuzuyaza kwinshi barayifunguye. Sara nibwo yegereye isanduku, ubundi afata ku bitugu bya Jane wapfuye amubwira amagambo ya nyuma. Nibwo igikuba cyacitse rero, amaso y'umurambo yarafungutse, umurambo wicaye mu isanduku kandi ubikora uzamuka gake gake. Abari aho bose bati Yesu we. Abenshi muri bo barirukanse bibwira ko ibibereye aho ngaho ari imyuka mibi n'imizimu mu yindi. Gusa Jane ntabwo yari umuzimu koko, yari yagiye mu cyitwa cataleptic state. Ni ibintu biba ku bantu ku buryo byitiranwa n'ubupfu. Murumuna we Sara ahari amagambo yavuze amubwira bwa nyuma, ushatse bavuga ko yabaye nk'umusemburo ku muzuko wa Jane. Gusa nanone muribuka bimwe twavuze byitwa cataleptic state byitiranwa n'urupfu. Ibyo ndi mu kuvuga, igicuri muri rusange, ku muntu urwara igicuri ashobora kumara iminsi irenze umwe umubiri we utanyeganyega na gato, ku buryo ushobora kwibwira ko umuntu yapfuye. Gusa iminsi bimara nabwo bigendana n'umuntu ubirwaye. Catalepsy cyangwa se igicuri ni kimwe mu bimenyetso by'indwara ikomeye izwi nka catatonia. Umuntu aguma hamwe ubutanyeganyega ku buryo yamara amasaha bikaba iminsi, ibyumweru, ahubwo n'amezi. Ibintu bisobanuye ko uba urwaye igicuri nk'inyito. Catatonia, indwara igira ibimenyetso nka catalepsy. Inyama zigize umubiri wawe zirakomera, ukaguma hamwe niba hari aho waguye. Ibi ni ibintu bigenda bihinduka uko bigenda bimara igihe. Ibi ni ibintu byumvikana kandi by'ingenzi cyane ku bantu bashyingura nibura nyuma y'umunsi umwe. Nawe urabyumva, byashoboka ko abantu babo bisanga mu cyobo cya metero 2 hasi mu mva, bamenyeho beto, bahambwe ari bazima. Biba ari agahinda, cyane cyane nk'abantu bagiye bapfa kera nko kwa muganga, ibitaro bitaragira cyangwa se bitaragira ku bushobozi bwo gusobanukirwa ibintu nk'ibi. Byashoboka ko babyitiranyanga n'urupfu rwose. Ibaze gupfa mu gihe batarakumanura mu butaka ukazuka ku buryo wongera kubaho imyaka 47 yose. Reka twumve neza kandi dusubize bimwe mu bibazo benshi muri mwe bari kwibaza nonaha. Mu nkuru twatangiriyeho, kubera iki bamushyinguye ari muzima? Byari byagenze gute? Byari byapfiriye he? Kubera iki benshi mu bakera ushatse bavuga ko bashyingurwaga ari bazima? Itandukaniro kenshi ribonekera hagati y'ibihe byahashize n'iby'uyu munsi, ndetse n'ibura ry'ibikoresho bifite ireme. Kera kenshi abaganga bashingiraga ku byiyumviro byabo bisanzwe nko kureba n'ibindi nko gukoraho. Ibura ry'ibikoresho nka EKG n'amastetoscope cyangwa se ibyumvisho by'umutima byari bigoye cyane gutandukanya umuntu wapfuye n'umuntu waguye agacuho kanyako udafite ubwenge cyangwa se watakaje ubwenge kubera impamvu runaka. Dore impamvu amakosa nk'ayo yashobokaga. Ibura ry'ibikoresho nk'ibyo twavuze rimwe na rimwe hari nubwo bitiranyaga ibimenyetso kera. Catalepsy cyangwa se igicuri, koma n'izindi kondisiyo aho umuntu aba atanyeganyega kenshi ntabwo byasobanukaga neza. Icyo byabyaraga, umuntu umwe iyo yabaga atakiri kwinyeganyeza akaba afite umutima uri guterana imbaraga nkeya, akaba ari guhumeka bitameze neza bigaragara, barashyinguraga. Tekereza kubyukira mu mva munsi muri metero 2 ukiri muzima. Abantu benshi bapfiraga mu rugo ku buryo no kubyemeza ubwabyo byasabaga abanyamuryango bonyine b'uwo muntu, ariko kandi byakabya akaba umuganga nawe udafite ububasha n'ubumenyi buhagije wo muri quartier cyangwa se mu rusisiro abo bantu batuyemo. Nko mu bihe by'ibyorezo cyangwa se n'intambara, abantu bwose bashyingurwa vuba kenshi bitewe n'umubare w'abapfa uba uri mwinshi. Mu mico imwe n'imwe yo ku isi kuva kera mu mateka, ibimenyetso nka rigor mortis, kumwe umuntu agagara mu ngingo iyo yapfuye, nubwo ibi ari ibintu bishobora guterwa n'izindi mpamvu henshi ku isi, babifataga nk'ikimenyetso simusiga ko umuntu yapfuye uwo muntu. Nyamara nubwo byatinda kugira ngo tubyemeze, nko mu nkuru yacu twatangiranye byashoboka cyane ko umuntu yari yagagaye ingingo nyamara atapfuye nyabyo. Dore icyo wasekerana tugendeye ku nkuru yacu, wafata ko urukundo rudasanzwe kandi rufite imbaraga.
uburyo murumuna we yagize uruhare mu gukanguka kwe. Bigaragaza cyangwa se bigaragara ko murumuna we yatinze kwemera ko yapfushije ku buryo byashigikiye izuka rye. Bigaragara ko abantu batinya gushyingurwa ari bazima. Bigaragara ko ubuzima bw'umuntu n'icyerekezo cyabwo bishobora guhinduka. Ibintu bishobora guhinduka kandi ibyo bikaba mu kanya gato nk'ako guhumbya. Uyu munsi ushobora kuba uri gukorerwa ikiriyo, ejo ukaba wabaho indi myaka irenga 50. Ni ikimenyetso cyiza kigaragaza itandukano rito cyane riri hagati y'ubuzima n'urupfu. Nawe rero, ibyo waba urimo gucamo byose cyangwa se ibyo urimo byose, ibibazo byose ufite urimo cyangwa se ufite uyu munsi, ntarirarenga, n'ejo byahinduka. Ni isomo ry'umunsi. Mwakoze kudukurikira, turasoje. Hano tukugeza ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakoze ikiganiro, manuka munsi y'ivideo ukore subscribe niba utarayikora, andika ijambo ryere tuduhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege dushoboye kubahereza ibiganiro byinshi byiza. Ntiwibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi, nibwo kiragira ku bantu benshi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwese mwebwe munshyigikira. Naho gutaha.